Yesu ashimwe. Dukomeze ijambo ry'Imana twatangiye mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto, igice cya 9. Uyu munsi turasoma agace ka nyuma kari gasigaye, kavuga ngo guhera ku murongo wa 19 dusoze igice cyose. Kadusenge tuganire ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, ugize neza kuduha uyu mwanya kugira ngo dukomeze twungukire imbere yawe. Mwuka wera, turasabye kugira ngo atuyobore muri byose, muri iri jambo kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'ibyanditse, kandi twungukire imbere y'Imana, dukomeze gufashirizwa nawe kugira dukore imirimo myiza yose mu izina rya Yesu, amen. Turasoma rero iki gice, ni igice gitangira ku murongo wa 19 kugeza ku murongo 27. Pawulo yifatanya n'abantu batari bamwe ngo abone uko abakiza. Nubwo kuri bose ndi uw'umudendezo, nihinduye imbata ya bose kugira ngo ndusheho kunguka benshi. Ku Bayuda nabaye nk'Umuyuda kugira ngo nunguke Abayuda, no ku batwarwa n'amategeko nabaye nk'utwarwa n'amategeko, nubwo ku bwanjye ntatwarwa nayo kugira ngo nunguke abatwarwa n'amategeko. Ku badafite amategeko nabaye nk'udafite amategeko kugira ngo nunguke abadafite amategeko, ariko ku Mana sindi udafite amategeko, ahubwo ntwarwa n'amategeko ya Kristo. Ku badakomeye nabaye nk'udakomeye kugira ngo nunguke abadakomeye. Kuri bose nabaye byose kugira ngo mu buryo bwose nkize bamwe bamwe. Kandi ibyo byose mbikora kubw'ubutumwa, ngo mfatanye n'abandi muri bwo. Muzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko kugororerwa akaba umwe. Namwe ariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nanjye ndiruka, ariko sinkutaza aho njya, nkubitana ibipfunsi ariko sinkuhusha. Ahubwo mbahoza umubiri wanjye nywukuza iby'uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Amen. Imana ishimwe. Umwanditsi Pawulo ahangaha aratubwira iby'uko yifata mu bantu batandukanye, mu nzego zinyuranye, ibyiciro byinshi by'abantu, imitekerereze myinshi, mu myemerere myinshi, mu myitwarire myinshi itandukanye abantu bagaragaza, agerageza kubitwaraho ku buryo biyegereza, ariko afite intego ikomeye, kuko buriya iyo umuntu azi icyo ashaka agera n'uko agenza kugira ngo akigereho. Pawulo ni umuvugabutumwa udatsimbaraye kuvuga ngo twe turaba, bariya bo naba n'aba. Ni umuvugabutumwa uvuga uti abantu bose ni ab'Imana, abantu bose bakeneye guhinduka, bakwiye kuba bizera umwami Yesu. Pawulo rero mu myitwarire ye itandukanye aravuga ati abantu bari mu byiciro bitandukanye, abakomeye, abadakomeye, umudendezo, abatari umudendezo, abakire, abakene, Abayuda, Abagiriki, yari amakategori y'abantu batandukanye. Ati abafite amategeko, abatayafite, ubwo ni ukuvuga ngo abanyabyaha n'abatari abanyabyaha, ariko byose intego ni imwe, ni ukugira ngo abagarurire Kristo kugira ngo abakize. Ikindi kandi ati ibyo byose mbikora kubw'ubutumwa. Mirongo 23. Nta kindi, muramuzi Pawulo yarenganyaga abantu, ariko kandi yari umunyamategeko ukomeye cyane, azi ko yigiye ku birenge bya Gamaliyeli, niko Bibiliya ivuga. Ariko
abandi yarabapinga abafata nk'abanyabyaha bose ndetse akabica cyangwa akabicisha. Akavuga ati nyuma y'uko mpindutse cyangwa nababariwe, byose mbikora ku bw'ubutumwa. Kandi ikindi gikomeye, yibutsa yuko abantu bagira competition, abantu bajya mu birori bagira amabwiriza bagomba kugenderaho. Ikintu gihari aravuga ati abantu bashaka kwiruka ari benshi, abantu bashaka kwiruka ari benshi ku murongo wa 24, ariko ugororerwa n'umuntu umwe gusa. Ati namwe niba mwiruka rero nimwiruke kugira ngo mugororerwe. Aragereranya ibintu by'urugendo rujya mu ijuru n'abantu bari muri competition. Bisaba rero strategy, ni amayeri. Iyo utubahirije amayeri cyangwa amabwiriza yashyizweho, iyo utayashyizeho nawe umurongo uzagenderaho kugira ngo ugere ku cyo ushaka kugeraho, ntabwo uzagororerwa. Aravuga ati niba wiruka cyangwa se niba urushanwa, wirinde muri byose. Abantu murumva ba atlete cyangwa abantu basiganwa bagira uko basiganwa. Baravuga bati hari uburyo bitwara. Niyo abantu biruka, njya numva birukanka ngo ntabwo utangira wirukanka kwashagura mara imbaraga zose ngo kunanirwa vuba. Ntabwo bisaba uburyo ugendamo, ukagenda agatangira ugenda mu buryo bugereranije, ukamenya ngo ndaza kongera. Narabibonye abanyonzi cyangwa abasiganwa ku magare, ntabwo umuntu atangira yirukanka cyane, bagira ukuntu bagera ariko akaza kugera ahantu yongera, ariko mu kujya gusoza baguruka cyane. Ariko izo tekinike, izo strategy, ubwo buryo yitwara kugira ngo abashe kugera ku murongo ari uwa mbere, byose ni umuntu ugomba kubishyiraho, akavuga ati abandi batangiye gutya, ngenda atangira gutya, ndagera hagati nongere gutya, ninjya gusoza ndagera gutya. Nibyo rero yavuze ngo abandi bahabwa ikamba ryangirika. Ni ukuvuga ngo nimba mpawe umudari, niba mpawe igikombe, ntabwo gihoraho iteka ryose. Ariko twebwe ngo ibyo dukora turasiganwa, ariko dushaka kuzabona irihoraho iteka ryose. Nuko aravuga ati you have to run with your objective. Aravuga ati iyo nisiganwa, iyo niruka umurongo wa 26, sindi nk'umuntu utazi aho njya. Ati nkubitana ibipfunsi ariko sinkuhusha. Arahangana, umunyentambara. Yigeze kuririmba aravuga ngo turi abasirikare benshi bogejwe mu maraso. Hanyuma ati kandi iyo twizeye umwami Yesu, ukuvuga ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Pawulo aravuga ngo aributsa abantu yuko mu byo turimo byose turahanganye, turiruka tugamije icyerekezo kimwe, tugamije kujya aho twateguriwe iteka n'iteka. Ariko umurongo usoza yavuze ati mbabaza n'umubiri wanjye ukoresha iby'uburetwa, ngawukoza iby'uburetwa, ngo ahari ubwo amaze kubwiriza abandi nawe ubwe ataboneka nk'utemewe. Nibyo, hari ibintu umukristo akora, akagira n'ibintu yipriva, akagira n'ibintu areka. Iyo umuntu ajya kwiyiriza ubusa, burya nagaruka ibiryo biba byamunaniye, aba ashaka kugera ku ntego runaka. Hari ibyo arimo asengera, hari ibyo arimo abwira Imana, hari abo yereka Imana. Ntabwo twiyiriza ubusa gusa kugira ngo tugire ubutunzi bwinshi. Hari igihe tuba turimo dusenga twirukana imbaraga z'umwijima zitubangamiye mu rugendo. Dusengera ku murimo w'Imana kugira ngo ugende neza. Turasengera abantu kugira ngo bahinduke babe bazima. Iyo wumva isi yugarijwe n'ubugome, yugarijwe n'abicanyi, yugarijwe n'ubusambanyi, yugarijwe n'ubugizi bwa nabi,
ntabwo umuntu uri mu rugendo rujya mu ijuru yakwihanganira ibyo, kuko abo nabo baremwe n'Imana, baremwe mu ishusho y'Imana. No kumva bigize nk'ibikoko, nk'inyamaswa, kugeza ubwo umuntu ajya kwambura undi ubuzima, undi agasaba umuntu ukagira ngo icyerekezo ntabwo azi yuko ari uw'igihe kitazapfa ejo cyangwa ejo bundi, undi ugasanga ni umugome gusa muri we, undi ugasanga ni umuriganya, undi ugasanga ni iki. Umuntu w'Imana, umubwirizabutumwa bwiza, ntabwo yagakwiye gutuza. Mu byo rero umuntu aba asengera, mu byo umuntu aba yereka Imana, ibyo byose biba birimo. Abantu b'Imana bagerageza gukora byose kugira ngo amahoro aganze. Ubundi ntabwo umuntu w'Imana yagakwiye kuryama ngo asinzire amasaha yose aterereka Imana abantu bayo. Nta muntu w'Imana ugomba kwishima umunezero wuzuye iteka ryose kandi uzi ko abantu barimo bata icyerekezo kijya mu ijuru. Erega ni umusemburo mwiza. Ni abantu bakwiye guhora bariyeveye, bahora babwira Imana kugira ngo itabare imitima ibe mizima, imitima imenye uwayiremye, imenye n'icyerekezo Imana ishaka kwibamo. Aha rero ntabwo ndi butinde, ariko ndashaka kwibutsa yuko twahamagariwe guhindura abandi, twahamagariwe niba koko tuzi icyerekezo turimo, niba koko tuzi ko turi mu gakiza cyangwa se turi mu rugendo rushya, niba twarahindukiye koko tukava mu cyerekezo kibi. Pawulo n'igitabo cy'umugenzi kivuga yuko umukristo ubundi yibutse cyangwa yamenye ko umudugudu arimo uzarimbuka, umudugudu w'irimbukiro. Hanyuma aravuga ati ngomba guhindura, ngomba kuwuvamo nkiruka ntitaye ngo hari ibinezeza byinshi. Yabyisara naho yageze avuga ngo ageze mu gihugu kiroga. Icyo yise igihugu kiroga, yabonaga hagwiriye ibintu byinshi cyane. Aravuga ati ubusambanyi nibwo bugwiye, nta kuri guhari, ubwicanyi, ubugome, byo kwinezeza. Ariko mwibuke Abisirayeli bari mu rugendo rujya i Kanani, hano bageze ngo bararya, baranywa, barasinda, batangira gusambana, bakora ibyo bashaka. Muribuka barema cya kigirwamana cy'ikimasa, muribuka bavuga ngo Mose aratinze ntituzi icyo yabaye, Aroni ducurira Imana, barayiramya, bayigereranya n'Imana ya Isirayeli yabavanye mu Egiputa, byibagirwa vuba yuko ariyo yabakijije wa muniho na ya miruho bahoragaho bari muri Egiputa muri ya myaka za 400. Bibagirwa Imana yabatabaye, za nziga z'abari babakurikiye bashaka kubagarura mu buretwa, ikagenda izivangavanga ku buryo ingabo zibura icyerekezo cyangwa se zikananirwa kururaninga, gukomeza urugamba. Ntibibuka yuko amazi yacikiyemo kabiri imbere yabo bagatambuka. Uretse no gucikamo kabiri gusa, ko umva amazi afite profondeur, ifite uburebure bujya kuzimu burebure. Igitangazo cyabaye ni uburyo yazamuye n'ubutaka ikaburinganiza ku buryo n'akana gato n'agakecuru n'iki, abantu bose mbese babasha gucaho, bagacamo ntawe utebeyemo cyangwa se yanahumukisha. Ibyo byose barabyibagiwe. Abantu rero bari mu rugendo rujya mu ijoro, ibyo ukora byose ugomba guhangana, ugahatana, ukashakisha uburyo bya bindi byaguhagurukije uhora ubizirikana, kandi ukagerageza kutagenda wenyine. Twese iyo tuvuga ubutumwa cyangwa se iyo turirimba cyangwa dukora imirimo mu nzu y'Imana cyangwa iyo tugenda muri karitsiye, naho dukora n'ibyo tugendamo byose, umuntu ntabwo agakwiye guhora yumva atekanye abona abantu, niba babana mu by'ukuri ari abantu bataramenya Umukiza. Dukwiye twese gukora ku buryo tubiba amahoro, tubiba ineza, tubiba ingeso nziza hagati y'abarimbuka n'abakira. Pawulo rero ntabwo yishyira hariya ngo ajye mu kato ngo ngiye nagezeyo, mwe birabareba, mwe muri apagani, mwe byarabayobeye. Nsanga umuntu umuciriyeho iteka ngo ni umunyabyaha, ni umunyamafuti, ni iki?
umuntu nawe ni uwa Kristo, nawe ni uw'Imana, umuntu wese kandi yahinduka. Hari abantu bajya hariya igihe nakijijwe, ndakijijwe abandi birabareba nabo bazishakashake. Pawulo ntabwo asinzira, ntabwo yitekana rwose atarabona abantu abahinduriye kuba Kristo. Rero Imana idufashe, Imana tugire neza kugira ngo natwe twibuke yuko ubwo buntu twagiritse tudakwiye kubwihererana, ahubwo dukwiye gukora nk'abantu kuko bari mu cyimbo cya Kristo cyangwa batumwa na Kristo, kugira ngo dufashe abantu tubabwire umucyo twakiriye nabo bahindukire. Hari abantu babaho bakaba ari abacamanza n'abashinjacyaha, akaba ari umushinjacyaha mu by'agakiza. Yakoze ibi uriya ni umunyamafuti, uriya ntakigenda, ntiyahinduka. Wese wahindutse hari icyo wahaye Imana? Ntacyo wahaye Imana. Niyo mpamvu ukeneye gufata umwanya kugira ngo Imana igukoreshe ube icyitegererezo cyiza. Ntabwo we yishyira hariya ngo byagenze neza, byaratunganye. Neza nutabahindura, nudakora ku buryo witanga ngo bahinduke, uzahindurwa nande? Ntabwo ntekereza ko umukristo muri iki gihe usanga ubukristo bugenda abantu bitwara uko bishakiye. Ntabwo ntekereza ko Imana yabidushimira tugiye tukicara tukaryama, tugasinzira, tukarya byose. Rero nshuti zanjye, ijambo ry'umunsi ni iri ngiri rivuga ngo, mu murongo wa 27, ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkukoze uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze kutubashisha gukora imirimo yayo mu izina rya Yesu, amen. Turagushimiye Imana Nyiringabo, kuko niwe utwigisha gukunda no gukora ibyo wishimira. Tubashije kugira ngo dukore kandi tugende nk'abavugabutumwa beza, abantu b'umumaro, abantu isi ikeneye. Icyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu, amen.